Hello, how are you, Mr. TV lovers? I give you big welcome in today's lesson, and I hope that everyone is going to enjoy it. So today, let us learn three English verbs which look the same but different in use. So mwongeye kubaha ikaze mwese mukunda amasomo aca hano kuri Mr. TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo rishya ndagiye ko muze kurikunda ribuze kwibanda ku nshinga eshatu zikoreshwa mu cyongereza zigasa nkaho zifite igisobanuro kimwe ariko zigatandukanira mu mikoreshereze. The first verb is verb to tell. To tell. To tell in Kinyarwanda means kubwira. To tell mu Kinyarwanda biravuze kubwira. Urugero ushobora kuvuga ngo mbwira icyo ushaka. Tell me what you want. Mbwira icyo ushaka. Tell me what you want. Bwira Mary ko mushaka. Tell Mary that I want her. Tell Mary that I want her. Bwira Mary ko mushaka. Ku nshinga ya mbere, to tell means kubwira in Kinyarwanda, just you tell something to somebody. The second verb is to say. To say in Kinyarwanda is kuvuga. To say mu Kinyarwanda bisobanuye kuvuga. Ushobora gutanga urugero ukavuga vuga icyo ushaka. Say what you want. Vuga icyo ushaka. Say what you want. Urundi rugero ushaka gutanga yaravuze ngo aragukunda. Yaravuze ngo aragukunda. She said that she loves you. Ubwo aho ngaho ni igihe twashyize muri simple past. She said that she loves you. Inishinga ya gatatu cyangwa se the third verb we have to see today is verb to speak. This verb to speak always is followed by a given language. Inishinga ya gatatu to speak buri gihe iravuze ngo cyangwa Ikinyarwanda isobanuye kuvuga ururimi runaka. Kuvuga ururimi runaka. Muri make iyo uyivuze wongeraho ururimi runaka. Ushobora gutanga urugero ukavuga mvuga Icyongereza n'Igifaransa. I speak English and French. I speak English and French. Mvuga Icyongereza n'Igifaransa. Vuga Icyongereza. Ushaka kugira inama mu Rwanda ngo vuga Icyongereza. Please speak English. Please speak English. So muri make uku niko dukoresha izi nshinga uko ari eshatu. Ubwo nizere ko nyuma yo kumaze kwiga ayo masomo utazongera kuvuga ngo tell English. We don't say tell English, we say speak English. To tell means kubwira. To say means kuvuga in Kinyarwanda. Then to speak bikaba bivuze kuvuga ururimi runaka. Thank you so much for watching this video. And I hope that you have already subscribed. So share this video or this lesson to your friends and you let them know this good news. Thank you so much. I love you. Bye.